ubwanjye nabukoresheje ngira icyo nkuramo suko se bimeze yego narigize ngo abantu batekereza ko bagiye kujya mu ijuru rya gatatu ariko ntabwo ari rya gatatu ntabwo ari rya gatatu icyo akora hari igihe abantu batekereza bakavuga ati ntabwo ndagerayo mwihangane kuba ngiye kuvuga kano kantu hari igihe abantu batekereza bakavuga ngo kuba ngiye gushaka ibibazo birakemutse ntabwo bikemutse birahindutse ya Vita uriya mukobwa abantu bose uhereye kuri njyewe iryo ni ijwi rya Plaisir. twese twemeza yuko afite uburanga afite ubwiza ubw'Imana n'ubwiza ubu ngubu reka turabisangiye njye nawe twese tubona ko ari mwiza ubu ngubu igihe tuzabona yuko tuzaba tutabyujuje neza n'igihe azaba yageze mu rugo ariko uko umureba ariko natwe tumureba sure sintekereza ko ari icyuzi twe tutazi ariko hanyuma ngiye nzi karite yiwe ngo ndavuga original akantu wumvise muti ngo nzi karite yiwe ati are oyezu te bwana Vitali aravuga ati nge nzi karite yiwe mwe muzi beauty donc outside beauty ariko nge nzi karite karite kabisa ubwiza bw'imbere ubwo ni bonte niko babwita ari bonte uri kuvuga ngo nubundi bita bonte abaswari nibo bajya bavuga ngo nyumba si mulango ingia ndani uvuga ngo inzu ntago ari umuryango tushaka kurebera inyuma ukavuga ati mbega icyuzi kibe wakenjira imbere ugasanga wow aho ngaho rero nabwo buriya ku muntu w'umugabo ntago umugore mwiza barebera mbona ubwo dushaka kureba physical appearance niyo mpamvu no muri Miss haba harimo culture beauty and brain brain bamwe imbere ntago tuyireba ibyiza rero by'umuntu buriya bibamo ijwi rya president are karite yiwe ubuse ko mumaranye igihe kitarenze utu tuntu hanyuma reka mwibariza uko tuntu ubwo nutuhe hanyuma ko mumaranye igihe kitarenze utu tuntu abazi ibya media n'uburyo dukora ibiganiro harimo icyo bita editing byumvikanisha ko ahantu hari utuntu yavuze yapresheje niba ari amezi cyangwa se umwaka simbizi ariko hari akantu kakubwe kuko mu buhanga bwacu twebwe nk'abareyariza no gusesengurerega nk'abareyariza ibiganiro kacitsemo mpamvu ngubajije iki kibazo nuko hari abagabo nzi cyangwa abasore nzi reka twivugira abagabo bahisemo gushaka abagore badafite uburanga kubera kwirinda icyo kintu hari n'abasore nzi abwira ati ngewe akugira ngo nshaka umugore utazajya utuma ngira amahoro nagiye mu kazi cyangwa tutari kumwe nagwishakira umudamu ufite uburanga busanzwe ariko nkagira amahoro ariko se bundi yereka mbanze nkubaze kano kantu Imana ikintu Imana itanze umugisha Imana itanze yongeraho umubabaro hari amagambo yateguwe Imana irinda ijambo ryayo ikarikurikirana kugeza igihe isoreje shiramo ripeta rero mwambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo ngukunda rimwe na rimwe kurusobanura bijya bingora hirya y'intambara hirya ya byinshi hirya y'urugendo rurerure twanyuranyemo uyu munsi Imana isoje isezerano ryacu nta kindi arenzaho nk'uko iyi mpeta idafite ahandi iteranirije ntabwo nzigira ngo uteranye n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose nzahora ngukunda kandi nzahora nkurwanirira nzakurinda ko imbaraga zanjye zose zaba zingana yewe nizinashirina ku mwuka wa nyuma nzabwira Imana yishyure cyo kurwanirira ashobora kuba atayiri iruhande ariko mu gihe ataradufata perezida ngo nawe twumve naza kudufata ikibazo tumubaza ni ikihe perezida yego ngamije kumubaza ibi bintu biri kumuvugwaho se yego
akubwira ko ari intambara, akubwira ati ibintu kumuvugwaho ni intambara, ibi bintu biri kumuvugwaho yabyumvise nawe. Kuko nta kintu arabivugaho kuri channel ye, kuko afite na channel nini kandi yagombye kuba abifite kubivugaho, kuko iyo hadutse icyo bita crisis mu kigo runaka, haba hagombaho kuba icyo bita nanone crisis management na timu yabyo. Nyirubwite ashobora kwihagurukira agahangara niyo crise mu buryo bwa, ariko ari n'igihe yabyihorera mu buryo bwa gusa ibintu biri kugaragara, kuko nibiba bigamije ubundi sinzi ikibazo kiri kuri Plaisir, nta crise buri ngaruka, ikibazo kiri kumuvugwaho, ibyumvishe biri kumuvugwaho ni ibihe kugira ugira uburyo bihuza n'ibi bya Vital. Nawe nkuko wavuze ko bafitanye ubucuti bwihariye n'umugore wa Vital, ntabwo ryari ikosa, ariko biri kurenga ibyo bakavuga ko ari we usenyura urugo. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Yego, twongeye kubaha ikaze kuri ITV Rwanda, ku Bigwi TV birumvikana, ndetse n'Urugendo TV online. Twibanda ariko ku makuru akomera n'umutekano, ubutabera, politike na diplomasi. Tuvuze ngo iki? Ubutabera, umutekano, arakantu mvuze nabi, politike na diplomasi. Amakuru yarebana n'umutekano, ubutabera, politike na diplomasi. Nitwa Jérôme Munyentwari, ndi kumwe na Sam Gakire. Sam, witeguye gusesengura ibintu bya politike ra? Politike se buriya, politike rero buriya ngiye politike nkunda nk'urubyiruko, nk'umuntu w'intore, kereka ari abantu babandi baba bavuga u Rwanda nabi, uburi nibo bantu tugomba kujya tunyomoza nk'abantu barubamo. Ariko ibindi bigiye hirya yaho, ibyo byo ntabwo ari ibyanjye, ni ibya Jérôme Munyentwari, ni ibya Jean Paul n'abandi. Jean Paul nde? Samputu. Jean Paul uramuzi, ni umusesenguzi. Samputu ko nabonye ngo wamukomaguye. Bimeze bite Jérôme? Nabonye Kasuku mwibasira cyane. Kasuku se? Na Kasuku nawe arabishobora, ariko ngiye ntabwo nyambishobora. Umutekano? Umutekano buriya uhera he buriya Jérôme? Umutekano nyine uhera sanjye w'umuntu ku giti cye, uhera mu nda. Umuntu yahaze burya afite umutekano. Umutima. Umutekano wo mu mutima. Uwo ngo wawusesengura. Umutekano mu mutima ni igihe umuntu aba n'amahoro. N'amahoro. Igihe umuntu aba abanye neza n'abandi, inshuti n'abavandimwe, nta makimbirane, nta nzangano, nta nzangano, nta macakubiri, nta ngengabitekerezo, abantu babanye, ibintu byose ari amahoro cyane. Nta y'umujinya. Yego, nge rero nkaje home ntabwo ntuje, ntabwo meze neza, ntabwo ntekanye, bitewe n'ibyo ndi kumva kuri iyi mihanda tunyereruzaho. Imihanda tunyereruzaho irimo iravugwaho byinshi kandi bifatiye ku bavandimwe dukora akazi kamwe, ariko nanone bitubabaje twebwe by'umwihariko. Reka rero duhere kuri aka kantu, tugiye guhera kuri aka kantu. Numvise ijwi ryako ritameze neza. Yego, ariko aha tuhafite umuvandimwe witwa Vital. Ugaruye ibintu bya Vital. Yitwa Vital, mugenzi wacu. Vital yitwa Vital nde harya? Ntihinyurwa Vital. Ntihinyurwa. Vital ntihinyurwa arimo aravugwaho inkuru itarimo kuduhesha icyubahiro kandi tubabaje. Yavuzwe kenshi mu buryo ubu cyangwa se ubundi, ariko natwe dufashe umwanya ngo twumve ibyari byo. Nifashishije wowe nka Sam Gakire, iki ni ikiganiro tugiye gukorana bwa kabiri. Yego, nk'umuntu icyambere ntatinya kuvuga ko mukomoka mu karere kamwe. Oya, twese turi abanyarwanda muri ariko ntabwo ari ivangura akarere mvuze. Iyo muturuka mu karere kamwe ntabwo ibyo ugiye kuba nka bya indi bya kera,
abanyarwanda namwe abanyarwandakazi hajya habaho ndetse na gahunda duhurira ko twese turi abanyarwanda twese turi n'abajene nta n'utabizi ariko ubuye kuvuga ngo abanyacyangugu ntabwo ntinya kubyemera njye ndiwe ndi umunyacyangugu ndi uw'inyamasheke mu Rwanda uzi ko ngende butinya abantu niba ushaka kuvuga ko ugiye gukora ikiganiro n'umushi nabyo ndabyemera kuko nabyo mujya mubivuga ngo abashi ngo abanyacyangugu uzi ko habaho ntuzi yuko uturere tujya tugira abantu cyangwa se asosiyasiyo ubumwe ihuriro ry'abantu badukomokamo hagamijwe iterambere ryacu ubu ushaka ibyo wenda ni ibintu biba mu Rwanda kandi bisanzwe kuba umuntu yavuga ko umuntu ari umukiga umukonyine ubwo umuntu ahita amenya ahantu umuntu aturuka ariko ibindi umukiga umukonyi wavuga uti wo mu Rukiga wo mu Buganza wo mu Nduga wo mu iwanyu babita gute wo mu Kinyaga mu Kinyaga ariko uruza amateka yo mu Kinyaga handi bakama afite nyirabukwe hakoye inka z'umunani rezo byayo mateka urumva ntayazi hanyuma rero nari ntanye mvuga nti umuvandimwe ntihinyurwa Vitali kandi n'umuvandimwe wacu twese fraternity muri media we n'urushako rwe rwa Kadiane barimo kuvugwaho amakuru atashimishije umuryango nyarwanda muri rusange ariko hakajyamo na third party ubundi rero iyo hagezemo ka third party kaba kabaye ubundi ngibanga nirya babiri wa gatatu akagira gute akazimura cyangwa se agatuma ibintu bijya hanze yaje mu wa gatatu nyine ubwo ibintu byagiye ku karubanda iyo haje mu wa gatatu ni hahandi nkuriba kuko wa gatatu ntabika ibanga kandi wa gatatu niyo yaribika nawe abandi bahita batekereza buryo ki iryo banga ryabaye rya batatu nicyo rero cyatumye umutekano wa gatatu abari kuribwa wa gatatu abaribwa n'ababiricungira hafi bakaba baribwa muri wa gatatu rero hakaba harimo haravugwamo President Ntaganzwa nawe ari mugenzi wacu muri itangazamakuru hakavugwamo Joel Sengurebe nawe ni mugenzi wacu Pamphile nawe ari hafi aho na Ezekiel ariko baritsa cyane kuri President Ntaganzwa njyewe uburyo n'ubwashize navuze nta muntu n'umwe ndi gutunga agatoki gusa uwaba uzi ko ari muri abo bantu wese aba uri kuvuga yigaye kuko njye ndamutse mvuze ngo ngiye kuvuga ngo ni runaka bose abo bantu bose uvuze ni inshuti zanjye muri aba bantu muri third party mvuze navuze ko abantu benshi barimo kwensista kuri President Ntaganzwa bagiye bashingiye kuki barashingira ku makuru bafite bagiye bikurira iruhande yaba we na nka Claude Pastor Claude we naraye numwumvise avuga ko yihamagariye President Ntaganzwa nandi ndaza kumuhamagara ndetse na Vitali ndaza kumuhamagara muri iki kiganiro kuko simba cyaka ibintu yego binyura ku ruhande kandi nifitiye nyirabyo gusa wowe nakwifashishije nk'umuntu wampa ibitekerezo kuri iki kibazo ngendeye ku kuba uri mu basore bambariye bwana Ntihinyurwa Vitali mu bukwe bwe na rwa Kadiane wari Garisodoneri na n'ubu igifunguzo uracyagifite niba ari ubwoba simbizi ibyanjye ntago biteye ikibazo rero hanyuma rero mu bukwe nanjye nabutashye nifashishije ikoranabuhanga ndabutaha ariko hari utuntu numvisemo yego ngiye guhera kuri video y'ubukwe iri live ku Mpemburo TV ya bwana Ntihinyurwa Vitali aha hantu nahisemo ahantu numvisemo akakiki impeta nibazizane ni pasiteri urimo abasezeranya yego kugira ngo bashireho ikimenyetso gikomeye bampere umwe arafata impeta ari bwambike mugenzi we ndafata impeta ari bwambike mugenzi we hanyuma bazizamure bazereke itorero
babona abantu batarimo kureba impeta bafite mu ntoki zabo bagiye kwambikana ni ikimenyetso cy'abashakanye kirimo amagambo menshi ayandi wananiwe kuboko kuzamuka se zamura ukuboko neza cyane harimo amagambo menshi cyane ukabona ko ari kugira ngo bakorere mu itorero ndetse akaryoherwa no kubakoze koko zamura ukuboko maze ngo muzamure ukuboko ngiye ko natangiye sasa wakapucuri koko. Urakoze cyane, reka noneho dutangizanye na Ndihinyurwa Vital akwambike impeta akurikije izo nyandiko cyangwa se yanazireka akagira ayandi magambo yiwe amunezeza rwose. Ndiko ndabona afite amagambo menshi nuko yayimye umwanya. Wumvise aka kantu k'amagambo menshi yimwe umwanya arimo kubiragira mu rutirigongo. Impamvu yimwe umwanya yari afite urumva ni nabwo bwa mbere byari bibayeho uko umukwe ashobora kuba wari wabona ko hari igihe Imana igukorera ikintu ukumva wavuga rega buriya mu bukwe uko umukwe n'umugeni banga ko kubaha umwanya wo kuvuga cyane buriya hari imbamutima baba bafite cyane cyane iz'ibyishimo. Ku ruhande rwa Vital rero mwanya nk'umuntu wari uhari ngira ngo iyi sene n'ubwashize nayivuzeho. Iyi sene yo kubasezeranya ngira ngo hari umwanya w'indahiro mu rusengero cyangwa mu kiliziya padiri cyangwa pasiteri abasubirishamo akaza n'umwanya wo mu gihe iyo uri gushyira umuntu mu impeta hari amagambo ubugenda uvuga kwambitse iyi impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo ayo magambo aba yanditse. Vital were yavuze aye hirya y'intambara nyinshi. Reka tuyumvire ntabwo turakotinga nyine impemburo ya Vital ubwe kuko turabyemerewe mu itangazamakuru mu buryo bw'imikoranire ibi biba byemewe ni ijwi ritari iryacu kamemo tukuye ku mpemburo. Reka twongeye tuyumve. Iyo uza kuza kare twari kuko umwanya uhagije ariko ubundi turakugendaho nyine yacerere. Yego zamura urutoki zamura ukuboko. Uko bivuze hari amagambo yateguwe. Imana irinda ijambo ryayo ikarikurikirana kugeza igihe isoreje. Shiramo rupeta rero. Mwambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo ngukunda. Rimwe na rimwe kurusobanura bijya bingora. Hirya y'intambara hirya ya byinshi hirya y'urugendo rurerure twanyuranyemo uyu munsi Imana isoje isezerano ryacu. Nta kindi arenzaho nk'uko iyi mpeta idafite ahandi iteranirije ntabwo nzigira ngo uteranye n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Nzahora ngukunda kandi nzahora nkurwanirira nzakurinda ko imbaraga zanjye zose zaba zingana yewe nizinashirina ku mwuka wa nyuma nzabwira Imana yishyure cyo kurwanirira. Reka Rwakadiane nawe agira icyo ibya Vital ko Rwakadiane we yavuze ibisomye agakomenti gake ati ariko ntarajya no kuri icyo witegereje Vital wana ni umuhungu ni umusore uri simati wambaye neza urimo kuryoherwa n'igikorwa kiri kuba hahandi ubibona no mu munwa ko ari kuryoherwa nk'umaze kuguta akantu karyohereye cyane karimo isukari cyangwa se akonyo karinganiye hirya y'intambara nyinshi. Ariko ati hirya y'intambara nyinshi. Iki ni cyereka abantu ni ku munsi w'ubukwe. Ku munsi w'ubukwe. Ni cyereka abantu ko n'ubundi ubukwe bwa Vital bwagiye kuba hari intambara zarwanywe. Ibintu byose ubundi byabaga intambara. Arangiye ati ni kukuka no kukuka kanje ka nyuma nzahamagara Uwiteka andwanirire.
mwana wakigaragaje. Ejo bundi twavuze ko Vitali mu bigaragara Vitali ntihinyurwa still aracyakunda umugore we, aramukunda nubwo ibi byose biri kuba. Ahubwo kwe tukibaza ngo ku rundi ruhande dukuyeho ko wenda nibyo yarashutswe, ikosa rikomeye yakoze Diane nuko yumviye abamushuka. Yego, yumviye abamushuka. Tutarageraho turaza kumenya uburyo yashutswe koko, yashutswe nande. Hanyuma rero hari ibyavuzwe ariko nibyo tugenderaho. Yego. Hanyuma Diane nawe ateruye inyandiko. Ibi vitaravuze nta hantu na hamwe byanditswe mu ndahiro yateguwe n'urusengero rwa ADPR. Yego. Bigomba kuvugwa n'umuntu usezeranye na mugenzi wambitse impeta, yambitse impeta. Diane wafashe isezerano ryanditse abari ryasoma, ndetse pastor yageze naho arimusubirishamo dore uko naryo risomwa. Sibyo? Abantu ubwo ni ryo Vitali nawe yagomba gusoma agahindura amazina, ariko kubera imbamutima z'ibyo yanyuzemo yavuze ibye. Ukuntu umuntu aba yarakunze mu abantu akora yambika umukunzi we impeta, iwe arifashisha ibyanditswe. Ndabizi ko pastor avuze ati ahantu nta muntu nta muyede. Rwose mwembi muragerageza, urugo n'urwa babiri, bambika impeta neza. Diane wegereze mikrofone. Wambitse impeta nk'ikimenyetso cy'ubumwe n'urukundo rwacu, kwizeza ko azaguhemukira iteka ryose, bikoze mu izina rya Data twese n'Umwana. Iyi ndahiro cyangwa se isezerano pastor arimusubirishamo kuko yavuze gake cyane, ariko ati nkwambitse iyi mpeta nk'ikimenyetso cy'urukundo n'ibindi bikurikiraho. Ibi byo ni ibyanditswe. Ibi ni ibyanditswe. Yego. Aba bantu banyuze mu bikomeye. Samu wari niwe wari wambaye ikote, banyuze mu bikomeye. Nari impara, ariko buriya abantu twese twari twatashye ubukwe, ntabwo twigeze tumenya intambara Vitali yanyuzemo kugira ngo bigere ku munsi w'ubukwe ari kumwe na Diane. Intambara zatangiye mu gutereta. Niho hatangiye intambara z'amagambo no gushaka kumumwangisha. Urukundo ruratsinda, aramwemera, bigeza naho bapanze kubana. Ariko ngo nuvuga ngo mu kubana nuvuga ngo Vitali amusaba yuko bashobora kubana. Hari n'akandi kantu kajemo, kuko ngira ngo n'abandi bantu bose badukurikiye ari abakoze ubukwe, cyane cyane reka tuvuga abakoze ubukwe kuko nibo bafite byibuze ibintu bazi banyuzemo izo ntambara. Si kenshi umuntu azarongora kwa nyirabukwe bamukunze 100%. Hari n'igihe baba batagukunze ariko urukundo baba bagomba ariko rugatsinda, kuko hari igihe babikora kwanga kubabaza umwana wabo, cyangwa se kuvuga ati kubera ko umwana we yamaze guhitamo yabaye ibamba reka tumwihorere. Ko twagiye neje ubundi twabonye inkuru ya Boaz na Belize. Yego. Naho hagiye haba intambara. Dufite n'abandi bantu tujya twakira bafite ubuhamya, ugasanga yarongoye kwa sebukwe batamukunda kubera ko yari umukene, ariko Imana ikaza kumugirira neza, akaba ari umwe mu bakwe bo muri urwo rugo bafite ijambo. Ubwo n'ubuhamya bwa buhari bw'abantu benshi cyane. Ngira ngo rero muri ibyo bintu nabyo mu makuru hari nuko umukobwa impamvu harimo mu gihe cya mbere hatari hazamo amabwire, hatari hazamo utundi tuntu twa munyongere dushobora guconganisha abakundanye.
hari harimo urukundo, kuko umukobwa yaramubwiye ati ngenda gukunda ariko iwacu ngo bagukunda. Rwakadiyane yabwiye Ntaganzwa ntihinyurwa Vitali ariko Ntaganzwa ko yakwigiyemo cyane. Ntaganzwa hari ikibazo mufitanye. Ntaganzwa ni president. Ntaganzwa ni president. Ntaganzwa mwihorere ntago ari mu hano rwose. President ariko yavuzwe neze turamugaruka kandi ngenda ndamuhamagara reka. Ntabwo ibintu ari imikino. President iyo wavuzwe mu nkuru ugomba kuyaparesamo byanze bikunze. President nyine ibi bintu abijemo kandi ubwo ntabwo yabura kubizamo, ni umunyamakuru nawe arabizi, nta kundi inkuru zikorwa, agomba kubizamo akagira icyo abivugaho cyangwa se ntakivuge ku burenganzira bwe, ariko twabumuhaye kandi ntabwo nimba ari ukuri nimba ari ukubesherwa Imana imurwanire. Yego urumva. Kandi mbere yuko nkina kana none nakurikiranye by'abagabo ndavana abagabo. Noneho rero ako kantu reka tukagarukeho. Urumva ko umwana w'umukobwa wenyine yibwiriye Vitali ati wacu ngenda gukunda, nta n'ikibazo rwose ndumva ko tuzabana. Urumva ari muri ya nzira umusore yabwiye umukobwa ati ndumva nifuza ko twabana tukagirana tugafatanya ubuzima bw'uru rugendo ruri imbere rusigaje, umuntu atabazi umunsi n'igihe asigaje, wenda mugani Rurema azamuhamagara akavuga ati iyi minsi isigaje twayijyana mu rugendo. Buriya rero uyu umuntu afite umuryango ibyo byose cyane cyane umukobwa umusore wajya gufata umwanzuro wo kubibwira, hari uburyo bwo kubibwira impande zombi. Buriya rero iyo abana ubwabo bonyine bikundaniye bakabigeza ku babyeyi, ku hantu hatari amatiku, ku hantu hatarimo ibintu by'ingengabitekerezo, ababyeyi babikomera amashyi bakabisinyira bavuga ati uramukunda, ndamukunda. Mbese no ku rundi ruhande nimba umukunda, nimba warashishuwe neza nawe ukabona gukunda, tuzabashyigikira nk'ababyeyi. Niko biba biri supposed kugenda. Ariko nanone uzi ko rimwe na rimwe ababyeyi bamwe na bamwe hari igihe biza umusore nuwahe nukwande akora iki, atuye he, avuka he, hagongwa ibintu babyita vetting nk'igihe ugiye gushaka akazi. Ku ruhande rumwe ubwo ni nje nabyita ko haba harimo investigation y'umubyeyi, ariko nabwo ku rundi ruhande bishobora kuba byiza ubaye utari gushakamo amakuru mabi, umenye umuryango umwana wawe agiye kujyamo, kuko nabwo kameme uri umubyeyi ntabwo wabwira umwana wawe ati ibyo ntibindeba agenda, ugomba kumufasha ko buryo umwana ahora ari umwana imbere y'umubyeyi. Ariko none hari igihe ibyo usanga birimo, ariko inyuma yaho hari ibindi bitekerezo bibi wifitemo nk'umubyeyi. Ubwo rero buri muntu wese ndakeka ko Vitali yabashije wenda gutera iyo ntambwe, afite umuryango nawe yabibaganirije, amubwira ati inkunga y'amasengesho ku mubyeyi, inkunga y'ibitekerezo ku bavandimwe, n'inkunga y'ubushobozi, kuko buriya umuryango wawe buryo ubuhora kuri inyuma nibo bafana bawe ba mbere uba ugomba kuba ubufite. Ikintu cyakurikiyeho rero umwana w'umukobwa we kubivuga habanje kuzamo akantu kuko urumva ntabwo umuryango wawe ugombaga kubanza kumenya who is the nigga, who is Vitali wakunze umwana wacu bagiye kubana. Vitali ni umusore w'umunyamakuru, ni umuyutuba, rimwe na rimwe hari n'abantu batari n'umukozi w'Imana. Yego, rimwe na rimwe hari n'abantu baba batari basobanukirwa ibya YouTube neza bakadusuzugura, akumva ko umuntu my friend YouTube, aba YouTuber ntago ari imbobo, abantu bo kuri YouTube ntabwo ari abakene. Iyo myumvire abantu bayireke, kuko YouTube ziradutunze, zitubeshejeho, zikanatunga n'abandi bantu. Ndetse iyo myumvire y'umuntu ukiyifite, yego, abantu benshi bajya bavuga ngo abandi birirwa ngo hariya bavuga ngo ubwo sibyo bintu, ngo ubundi ngo mubona amafaranga ute, ngo kwirirwa hariya muvuga, ngo kwirirwa mugira ute. Iyo myumvire Sam tutirirwa tujyana muri iyo myumvire, ubundi ntabwo turi buyigemo nyine bita barbarisme. Ubwo impamvu nuko rimwe na rimwe cyangwa se aba primitif
nibo badashaka uzi impamvu ako kantu ndi kugashyiramo se ako kantu rero tugashyira ubwo nimba ushaka kubwira nk'umuntu kuko urumva no mu bintu birimo ngo ni umukene how gute ni umukene ku mutima ariko ni umukene mu buryo bw'ubushobozi nimba ushobora kuvuze ngo uyu mwana wanjye ni umukene uriya musore nta mafaranga afite ubwo sinzi uwo musore uri mu kigero cya Vitali ushobora kwinjiza amafaranga arenzeho yinjiza reka mbivuge gutyo bashobora kuba bahari ariko nawe abarimo muri abo binjiza amafaranga menshi udashobora kwita umukene kuko waba umusuzuguye cyane reka mbisubiremo ibyo ngibyo abantu bafite iyo myumvire ni nk'abandi bavuga ngo muba muri gushaka amafaranga y'intonyi imishahara yabo bayita imishahara ariko ayacu bakayita ko ari amafaranga ava mu matiku ngo y'indonke ibyo rero ndashaka tubikwepa rega ntabwo reka tubyihore ariko reka mbanze nkomereze kuri ako kantu urumva ko habanje kuzamo ako kantu ariko umwana rwa rukundo yakundaga Vitali akamubwira ati ngenda gukunda even if the other side bitameze neza yego ariko ngiye havagayo makuru ki atuma umuryango ubyara umukobwa utamukunda of course ntabwo ibyo ngibyo ushaka kubimenya ntabwo wabimenya numvise ndakotinga kuko ngewe ngenda nifashisha abahanga cyangwa se impuguke zagiye zivuga ku kintu iyo mvuze impuguke ntuzane ibintu by'ubwenge bwinshi ngo ujye kuvanga impuguke byemejwe nande ko uyu muntu ari impuguke nako kundi tuvanga impuguke za Loni hari amakarifikasiyo aba hari ariko iyo umuntu atanga ibitekerezo bigenderwaho na benshi kandi bidakocamye nge ndamukotinga mu burenganzira bwe n'ubwenge bwe mba mbwubaha ndakotinga Epiphany iyo mvuze Epiphany simba nyobewe ko bavuga Fani ariko ni Pastor Fani sibyo yego aryo yitwa Epiphany nde kugira ngo mve ko atari ibintu by'intuza kazina nakibanywe nako karantorotse nako karahari nawe ni umuvugabutumwa ukoresha izi mbuga nkoranyambaga wabayivuriwe akamenya uko ubutumwa bugera mu mahanga bukambukiranya imipaka we numvise nawe muri ubu bukwe mwari muri kumwe guhera ku murenge gusaba no gukwa ni umubyeyi wa Vitali mu buryo bw'umwuka reka mbivuge gutyo ku barokore barabyumva ni umubyeyi wa Vitali mu buryo bw'umwuka uyu rero numvise avugamo ikintu cy'ingengabitekerezo iyo rero buri ingengabitekerezo ariko ingengabitekerezo tupresize kuko buri wese agira ingengabitekerezo ingengabitekerezo numvisemo yakoresheje ni y'amoko iyo ngiye umva nkwereke rero yego according to me ngiye nyibara ari uko nyifitiye fact sinzi niba afite fact ariko kandi hano noneho ngewe mbo ibyo nanjye narabyumvise ariko ngewe muri analyse zanjye no mu byo ngiye gukora kuko keretse habaye hari uruhande rwagaragaye ko iyo ngengabitekerezo sinzi na side ari iyihe byaba biriho ariko ababivuga nyine bavuga ko iyo ihari iri na zimwe mu mpamvu nyinshi kuko ngewe impamvu nzi nabo mu birego kuko nakubwiye ko hari dosiye ntabyo wambwiye narabikubwiye erega ntabwo umugore yahukanye abagomba kuba afite impamvu yahukanye yego ubugomba kubera ko we iyo yahukanye umugabo abagomba guhita atanga report ko umugore yagiye kuko umugore ashobora kuva aho ngaho utaripotinga ko yagiye akabura cyangwa akagira icyabo ugasanga we nk'umugabo ukamubazwa kuko n'umugore wawe ubugomba guhita uripotinga ku nzego zibifitiye ububasha zibanze z'umutekano ndetse n'ababyeyi be ukabavugisha ibyo bintu byose rero byarakozwe Vitali yarabikoze mu gukorwa ariko hasanzwe naho hakozwe iki dosiye ari byo bya bintu nakubwiye nyine ibyo birego ahakozwe dosiye ni ku ruhe ruhande rwa Diana kigera mu rugo bahise bandika Vitali we yagombaga kwandika ko umugore ko yabuze umuntu kandi yagiye hari ibyo atwaye ibikoresho byo mu nzu ibikoresho rero kubitwara ubundi byitwa ko umugore yagiye nka kuri yagize ikintu atwaye mu rugo byitwa gusahura urugo yasahuye urugo abagomba kumentioninga even ni foke yo mu rugo ugomba kuyishyiraho iyo raporo Vitali yarayikoze ayishyikiriza inzego zibanze abo nuvuga ngo side y'abo wa Diane nabo bakoze iki
indi raporo. Umwana kubera iki yagiye 1 baranimera ntiyavuzwaga, nakubwiye ko ibyo bintu byagiye bizamo gufatirirwa ibyangombwa. Ibyo bintu narabisobanuye ko Vital ajya kumugurira telefone kuko yatwaye iye. Yego, yatwaye telefone ye nga muntu kugira ajye kuyiguranisha afata indi telefone igezweho. ntabwo iyo ndangamuntu yambwira ati ndagitwaye kugira ngo mbone ubu buryo. Of course yari irimo nawe yayisanzemo, ntabwo yari azi kwirimo. Ako rero bahise bagashyiramo nk'iki iturufu, kuvuga ngo yafatiriye ibyangombwa bye. Aramufungirana, amubuza umudendezo, ubwisanzure mu rugo. Yanga ko ajya gusura inshuti ze. Bo simbizi nimba inshuti ze wenda ari abasore baririmbanaga, simbi nimba inshuti ze ari abanyamakuru twavugaga bashudikaga, wenda ashobora kuba yarangaga ko ajya kubasura. Ibyo byo ni n'amabanga y'umugore n'umugabo. Buriya hari ibintu byinshi baziranyeho mu rugo, nk'abantu babanye amezi 6 ntabwo ari make, si menshi ariko nabwo si make ku buryo utaba igice cy'umwaka. Yego, igice cy'umwaka haba hari ibintu wagiye ubona ku muntu mu bana bimwe na bimwe. Hari utuntu watangiye kubona ariko n'ubundi tutatuma uvuga ngo uyu muntu hari ibintu mbona ngo bigire birebire. Ibyo bintu byose rero byagendeweho, nibyo bintu bishobora kuba bituma, kuko nimba umugore yagiye one side, Vital ntabwo yashakaga gusenya, ko yahamagaye papa w'umukobwa. Urumva ko yageze mu rugo asanga yagiye agihamagara papa w'umukobwa. Yageze mu rugo asanga za mpeta yazisize ebyiri, imwe ubwo ni ya fiançaye. Oya ni ya fiançaye se? Ya fiançaye. Iri abambika umuntu muri dote. Ni ya fiançaye. Yego. Nindi ya mariage ari iriya yamwambikaga avuga ati impeta arazenguruka cyane idafite uruteranyirizo. Yego. Niko ntazagira undi ngo teranya nawe cyangwa se nkubangikanye nawe. Iyo nindi ndirimbo y'umuntu ngo sinza. Izo mpeta ati kumbi fata nibi bintuza byawe, niko nabyita, kuko urumva ko yari yiyambuye ubugore bagera mbwa ati sinyira umugore wawe, kuko buri ikimenyetso hakana ubugore aragarama n'umugani nyarwanda. Azirongazi buri umuntu aba cyambaye impeta. Nubwo mu mategeko, mu bitabo by'irangamimerere ndetse no mu rusengero, wenda mu gihe batari bakora divorce abakiri umugore n'umugabo baracyari umugore we. Impeta ni simbora ariko ku mutima yamaze kubikoramo gutya bayamaze guhindukira yagiye. Ikindi rero ukiri kuri ibyo by'impeta, yego, mpura na Vital gake, ariko mubonana alliance ye aracyayambaye. Ndabizi neza, ndamubona. Niyo mpamvu nanatinze no kumenya iki kintu ubundi ngewe. Ntabwo bwamenye no si ibintu bimaze amezi ane bikaba bimenyekanye ubu. Bimaze amezi ane bibaye bimenyekanye ubu. Nge nari mbizi, twabanje no gutekereza turavuga ati ngo nta cyabereye munsi rero. Turatekereza ngo ibyo ari byose twe twatekerezaga ko ntazibanye zidakomanya amahera, wenda ibi bizarangira agaruke mu rugo. Tutararenga aho rero mfashe umwanzuro utagayitse wo guhamagara Vital. Yihinyurwa ako Vital reka muhamagare ubundi, reka nkubwire Vital ubundi ibi bintu first of all wubwe nk'umwanzuro yafashe sinzi, ariko nanjye nawe umushyigikiramo. Mbere yuko binsobanurira uwo mwanzuro nuwe wongewe mfashe n'uyu nguyu. Ubundi se bwarakubwira iki ko nta makuru aguha, ko ntabajyaya, ko nayo yose ari ayo tukura imihanda, kari biba byagiye imihanda. Rezondi rero nzigenderaho ko nabuze amakuru kwa nyirizina. Ngaho hamagara. Halo. Gana Vital, uraho neza? Aho. Nitwa Munyentwari Jerome w'Ibigwi TV. Yego. Ngo hamagaye ndi mu kiganiro nanza amazimwe. Kageza atya ahisa nkupa. Nibyo ariko mani nta mpamvu yo kumuhamagara, aribabariye. Njewe ndamwumva azijya koze kamemo, sibyo se? Ariko nanjye kuba muhamagaye nzi byo nkoze.
erega nk'umuntu usenga buriya ntekereza ko wenda ashobora kumpamagara mu gikari simbizi ariko kumushyira nabwo kuri ntuza njye mbona there is no need kuko n'ubundi ibintu biri hanze kandi kuza kubivuga si cyo kimugarurira umugore ahubwo mbona hari izindi nzira buriya ubwe yahisemo gukoresha harimo gusenga harimo no kwegera wenda imiryango bitari byo kuza kuri social media rega nta kintu uretse kwishyira ku karubanda n'abandi bagatera udusonga bugari bakaza kukota bakirebera mugani wa jihad timutere ubusonga bugari muze mbahe ubwino mbona nta kindi kintu kirimo hari ahantu naringeze umunsi yagiye kugira ngo nkwereke ko Vital we yagiye atera intambwe nyinshi zo kwanga gusenya umunsi umugore agenda asanze yagiye first of all ugomba guhita uhamagara inde umuryango w'umukobwa ibyo yarabikoze ariko nta umubyeyi umwe yahamagaye umwe mu babyeyi umwe aramubwira ati hari na nijoro urumva yavuye mu kazi banifitiye ibitotsi sinzi ibyo bintu uri kumbwira undi ati tubwo reka tubikurikirane tuzareba urumva amera nk'umuntu uri muri ntuze itorero byarabandikiye kandi nawe ugahimbura abandi wongeye kumuhamagara se ufashe ukaduhamagara uburenganzira nemererwa n'amategeko guhamagaza nimero yanjye nkahamagara umuntu nshakaho amakuru ayo makuru yo nta nayibona nushaka kuyihorera sinjye mbikubwiye se ntayahari ayo ngayo yihorera ubwo ntayahari ubwo ntayabonye kwa nyir'ubwite nifashishe reka tuvuga aba yarebera iruhande dukore n'ubusesenguzi reka twivugire ibintu biri imihanda naho ubundi ayo ngayo yo kwa nyir'ubwite mbona nawe ubwawe ari we biri kubaho nkeka ko utaba ufite imbaraga zo kuza kuvuga hanyuma rero ku mugoroba none nicaye ntega amatwi ko nashatse kumenya iby'iki kibazo kuko gihangayikishije sosiyete nyarwanda ndetse twebwe by'umwihariko abakora akazi nk'ak'aba bagabo nongera kumva mu ijwi rye bwite bwana Claude Pastor Claude niyo nzima cyangwa se Pastor Claude Ancourt avugira ku Rugendo TV avuga ko akimara kubyumva yivuganiye na Prezire Ntaganzwa zina siryo neza baravugana amubwira ko ubundi aba bagabo ubundi basanzwe ari inshuti inde nande hagati ya Prezire na Vital ndetse ko n'abagore babo ngari inshuti abagore babo hagati umugore wa Vital ndetse n'umugore wa Prezire ari inshuti ndetse ngo ni hagati gakubiranyije niyo terime yakoreshaga ni inshuti cyangwa bararyarjanye iby'uburyarya hari umwanditsi w'umusava wifashishijwe mu rukiko agaragaza ko ubucuti nyabwo bwiza bundi ari ntabyo nzi ariko wenda igishobora kuba kigaragara uwo mwanditsi yitwa Cicero igishobora kuba kigaragara ko ari inshuti bagiranye biganiro yagaragaje ko ubucuti bwiza ari ubufitanye inyungu mfite icyo nkukuraho ariko reka tujye tureka kubeshya uruta ubucuti bwo ku mutima buryaryana burimo bushobora kuzamo ibintu byo kuryaryana nyine nk'uko nguko ubwo rero inshuti ni Yesu inshuti ni Yesu inshuti ni Yesu ako kantu abantu bakandika ahantu kw'inshuti ari Yesu uwo nawe rero yagaragazaga ko hari abantu batatu banuganuzwe ariko by'umwihariko Prezire Ntaganzwa niyo mpamvu yamuhamagaye ndetse amubwira yuko Ntaganzwa amubwira yuko yahamagaye Vital kugira ngo bagire icyo baganiraho bagire uko basetinga ibi bintu bavana ikibazo bafitanye hagati yabo mu nzira ariko Vital ntiyamuha iyo okaziyo ahubwo abantu tukadusaba abantu babizi baduha amakuru muri comment turaza kubasaba buriya biriya bintu mba nkoze mba mbizi biriya byo guhamagara biraba ari sawa ariko shane njijise ugiti ko ngiri shaka hanyuma rero umuvandimwe Prezire Ntaganzwa asaba okaziyo kwa Vital ntihinyurwa ngo ntiyabashe kumuha
iyo opportunité bafite ibintu byinshi bahuriyeho ni abayoboke b'itorero rya ADEPR ni abavugabutumwa yego ikindi ni abayutuba kandi bari mu murongo umwe Vitali ni umuvugabutumwa arabwiriza yego even na Plaisir arabwiriza ni n'umuhanzi ikindi bahuriyeho ko bombi ari abayutuba kandi baba mu murongo bakora inkuru za gikristo icyo ni icya kabiri ikindi bahuriyeho bombi bararongoye banarongora n'abakobwa bo muri ADEPR ntago bagiye kure y'itorero ryabo bose kandi ngo basengera hehe ADEPR Gatenga bateranira mu Gatenga ibyo byo ntago mbizi neza cyane none ikindi kintu kiri aho ngaho abo bantu bombi banakoranye ibiganiro Vitali yagiye gukora ikiganiro mbere yo gukora ubukwe kuri Zaburi yego hamubaza uburyo yaterese cyane ko Plaisir yari asanzwe azi cyangwa se aziranye n'umugore wa Vitali amakuru uyakura hehe mu kiganiro ariko birimo iki kiganiro ko nateze amatwi nkumva ntaha bivuga nateze amatwi numva ntaha avuga ko Plaisir avuga ko yari asanzwe yaziranye n'umugore wa Vitali nimba amubwira ngo uzanye umugore mwiza buretse gato ibyo bintu ntubivuge nk'aho ari ibyawe ndashaka gukotinga njyewe kuko ikiganiro nyine nk'uko nafashe udusegonda dukeya mu kiganiro cy'amasaha 5 cy'ubukwe bwa Vitali ntihinyurwa nongeye nyarukira ku kiganiro cyakozwe kuri Zaburi nshya cyakozwe tariki kuba bari basanga baziranye cyaprodinzwe kuri 30 z'ukwa 7 2022 no kuvuga ngo kigiye kumara umwaka cyaprodinzwe ngo na amezi 11 ubwo umwaka uri hafi kuzura ikiganiro cy'iminota 57 n'amasegonda 38 hanyuma ndagenda nirefera ku masegonda nako ku minota wa hagati ya 41 na 42 reka mpegereze noneho aka kantu nabashije kugakuramo njyewe mu busesenguzi bwanjye hari ikintu numvisemo nkuko ikiganiro bagiranye yego ariko ku kantu kuko bari baraziranye kurumva basengera ahantu hamwe bakora umurimo w'Imana wo kuririmba muri korali ikindi nakubwiye ko yego bari basanga baziranye ngira ngo n'ikiganiro cyari kigiye gukorwa hari ikiganiro cyari kigiye gukorwa cyanyuma y'ubukwe kimwe warakimbwe kuko hanyuma Vitali aracyanga ko kigomba kunyuriwe avuga ko bari baziranye koko rero kandi icyo kiganiro cyasabwe n'umugore wande cyasabwaga n'umugore wa Vitali birangira Vitali acyanze atese wahaye umushuti wanjye ikiganiro waretse tukamuha ikiganiro tukamubwira ko uburyo ijoro rya mbere ry'ubukwe byari rimeze ubwo rero ibyo bintu kugira ngo wenda abantu baze kubyumva neza nta matiko arimo ariko twe turi kuvuga ibintu biriho kandi byabayeho kugira ngo reka mbanze nshyire amajwi neza abantu bataza kuba wari uvuze uti ibyo bintu rero ibintu turi kuvuga ba nyir'ubwite bose barabizi ko byabayeho ntabwo ari ibintu byo kunyura ku ruhande ubushuti bwo bari inshuti umugore wa Plaisir na umugore wa Vitali bari baziranye reka tubare gutyo iby'ubushuti reka icyo kintu uvuze rero reka tukifashishe kuri aya majwi nahageze kuri uyu munota kuri dakika ya 41 na hagati ya 41 na 42 baza ubwenge bagira icyo bumvamo ubwanjye nabukoresheje ngira icyo nkuramo si uko se bimeze yego narigize ngo hari abantu batekereza ko bagiye kujya mu ijuru rya gatatu
ariko ntabwo ari irya gatatu nta rya gatatu ntabwo ari irya gatatu icyo akora hari igihe abantu batekereza bakavuga ati ntabwo ndagerayo mwihangane kuba ngiye kuvuga kano kantu hari igihe abantu batekereza bakavuga ngo kuba ngiye gushaka ibibazo birakemutse ntabwo bikemutse birahindutse Vita uriya mukobwa abantu bose uhereye kuri njyewe iryo ni ijwi rya Plaisir twese twemeza yuko afite uburanga afite ubwiza ubw'Imana n'ubwiza ubu ngubu turabisangiye njye nawe twese tubona ko ari mwiza ubu ngubu igihe tuzabona yuko tuzaba tutabyujuje neza n'igihe azaba yageze mu rugo ariko uko umureba ariko natwe tumureba shuwa ntabwo mbyemeye reka da ubuze hari icyo uzi ubu ngubu hari ubwiza uzi twe tutazi ubwiza muzi ubwiza bwa visage kubanje guseka hari ubwiza uzi twe tutazi ubwanjye bwawe burakoze bukuramo iki wese bujya kure burinjiye bugiyo aba bisunga Bibiliya cyane baba mu itorero cyane bati mwumva icyo umwuka abwira amatorero ariko n'ubundi umugore w'umugabo iyo urundi mugabo ugatangira kubona ari mwiza ibyo bintu nari mbizize kera wanabizira ariko yari umwafande w'umushuti wanjye yaranyikundiraga uwo mwafande w'umugore w'umwafande w'umugabo akajya ambwira ati nyine yangira inama z'ubuzima hari nka 2018 ajyana niwe mu rugo by the way nawe uramuzi niwe kugenda urasanga umuzi tugeze iwe ndavuga wawe madamu wawe ni mwiza ndahise ambwira ngo ubundi njye ntabwo ngendana n'abantu batari barongora ibyo bintu byo gutangira ngo kureba ngo madamu wawe ndavuga ni ibi bintu byo kubwira umugore w'abandi ngo ni mwiza uri kumwe n'umugabo wa Amplice aha hantu ikiganiro kiba Vital yahise atangamo itariki y'ubukwe ubukwe nyirizina gusaba no gukwa ndetse no gusezana imbere y'itorero yego byumvikana ko icyo gihe umurenge we wararangiye intambara za mbere zari zarangiye intambara za mbere zo mu murenge kuko ibintu byumvikana ko icyo gihe umugore icyo gihe yari uwa Vital mu buryo butagibwaho impaka muri bwa buryo nanone utakwiriye kuvuga amagambo wiboneye ku muntu w'abandi nabyumva hanyuma rero tubwo bwiza ubona natwe turabubona sintekereza ko ari icyuzi twe tutazi ariko hanyuma nge nzi karite yiwe ngo ndavuga original akantu wumvise muti ngo nzi karite yiwe ati are oyezo uti bwana Vital aravuga ati nge nzi karite yiwe mwe muzi beauty donc outside beauty ariko nge nzi karite kabisa ubwiza bw'imbere ubwo ni bonte niko babwita uri kuvuga ngo n'ubundi abaswahili nibo bajya bavuga ngo nyumba si mlango ingia ndani inzu ntago ari umuryango tushaka kurebera inyuma ukavuga ati mbega icyuzi kibe wakenjira imbere ugasanga wawo aho ngaho rero nabwo buriya ku muntu w'umugabo ntago umugore mwiza barebera mbona ubwo dushaka kureba physical appearance niyo mpamvu no muri Miss haba harimo culture beauty and brain brain bamwe imbere ntago tuyireba ibyiza rero by'umuntu buriya bibamo ijwi rya president are karite yiwe ubuze ko mumaranye igihe kitarenze utu tuntu hanyuma akamwibariza utu tuntu ubwo nutuhe hanyuma ko mumaranye igihe kitarenze utu tuntu abazi ibya media n'uburyo dukora ibiganiro harimo icyo bita editing byumvikanisha ko ahantu hari utuntu yavuze yapresheje niba ari amezi cyangwa se umwaka simbizi ariko hari akantu kakubwe kuko mu buhanga bwacu twebwe nk'abareyariza no gusesengurerega nk'abareyariza ibiganiro kacitsemo ahita ajya ku kindi kibazo ubuse ko mumaranye utu tunsi urumva umuzi koko kugira ngo
originalite yiwe. ubuze ko mumaranye igihe kitarenze utu tuntu hanyuma reka nkwibariza akabazo rero uriya mukobwa ko ari mwiza cyane kandi ubu ni fidamu wawe kuko mwabyemereje ko muzabana Yego. sibyo iyo mwitegereje ntabwo ugira impungenge cyangwa ubwoba bw'ibisuma n'ibigabo by'ibigoryi bibiri ivuga bishobora kugusagarira bikaba byahinduka na ya mvura twahoze twumva ikibazo ngira ubwoba bwabo ikibazo nuko ibyo bisuma urashaka kuvuga iki ikibazo nuko ibyo bisuma byose yavugaga byose ari ibirokore byo mu itorero by'ibigoryi bibiri ivuga twari tuzi ko twabaga tuzi ko ari nk'ibigabo by'ibisinzi byibereye ku tubari none turi kubibona mu itorero turi kubona abarokore aribo basenyeye bagenzi babo turi kubona umugabo w'umurokore undi mugenzi we baririmbana muri korari acunze yagiye kuri misiyo akamwinjirira mu rugo turi kubona abarokore bafite abakobwa baririmba muri korari bakururanaga yajya no gushaka akanga kurekura akaguma akavuga ati n'ubundi tujye duhura hashye kwaje. aha rero ni hahandi madamu Jerry Mugwiza agera akavuga ati bantu mutsimbaraye ku itorero n'amadini ibyo ni ibyanyu kuko ntabwo rizabajyana mu ijuru idini ryawe ni wowe imbere mu mutima wawe urusengero nyarwo ni mu mubiri wawe kandi koko ngo imibiri yacu ni insengero z'Uwiteka hanyuma rero wiringira idini rwose ameze nk'uwiringiye iki reka twikomereze impamvu ngubajije iki kibazo ni uko hari abagabo nzi cyangwa abasore nzi reka twivugira abagabo bahisemo gushaka abagore badafite uburanga kubera kwirinda icyo kintu hari n'impamvu ngubajije iki kibazo ni uko hari abagabo nzi cyangwa abasore nzi reka twivugira abagabo bahisemo gushaka abagore badafite uburanga kubera kwirinda icyo kintu hari n'abasore nzi abwira ati ngewe kugira ngo nshake umugore utazajya utuma ngira amahoro nagiye mu kazi cyangwa tutari kumwe nakwishakira umudamu ufite uburanga busanzwe ariko nkagira amahoro. Ariko se ubundi yereka mbanze nkubaza kano kantu Imana ikintu Imana itanze umugisha Imana itanze yongeraho umubabaro none se oya yongeraho umubabaro umugisha Imana itanze ntabwo yongeraho umubabaro urumva ko ibyo byose yamubwiraga ibintu ari kurebera mu ndorerwamo y'ahazaza ubundi ikibazo ubwacyo gifite fo ikibazo cya perezida ariko ahubwo perezida ni umuhanuzi nose urabona ibintu yari ari kumubaza one dushobora kubyita ko ari ubuhanuzi ibindi dushobora kubifata nko gutega umuntu iminsi cyangwa se kumubwira ngo adevine amenye icyo abwira umenye ibyo uzahura nabyo imbere ndashaka kuvuga ahubwo umenye ngo nkubwiye iki mu byo ubwiwe ndakubajije ariko kuko aho amubwira ngo ive n'ifu mugiye kubana ariko ntabwo uzabura abakwinjirira cyangwa se batangiye no kukwinjirira kuko urunguye umugore mwiza uzagutesha umutwe ku buryo umutekano wawe utizewe ubwo ahubwo yumvaga yashaka kumenya reaction ibi bintu bitari ahantu ari kubihuza ntiyumvemo ikintu yashatse kubwirwa ahubwo ngira ngo urumva ko ngira ngo nyir'ubwite we yahise amwereka ati reka nshyigikiwe n'Imana mfite ibyo navuganye n'Imana ubwoba bw'iki ndatinya iki mvuga ko yamubwiye ati niba Imana iri ku ruhande rwawe umubisha yava he nimba umuntu ahamya neza bitarakubwira ati ibintu Imana yatanze umugisha Imana yatanze ntago yongeraho umubabaro yahereye kare amuzenguruka mu tubazo dukomeye turi kubwiza turi kugendera ku bwiza bw'umugore we n'ibisanzwe uburyo bakora ibiganiro abantu bakira basebanya abandi urabona ko hari ukuntu muri iyi gospel musigaye mukora hari ukuntu abantu baza bagasebya umwe akaza akibasira cyane cyane kuri social media ntabwo habura intambara nta mahoro kuri social media yari yatumubajije asa nkaho n'ubundi umuntu yakumvamo ko yamuteguzaga ko nihagira ibivugwa bikavugwa kuri kanaka cyangwa se umuntu akaza akavuga ibintu akumva avuze ibintu kwica n'iyi cyangwa se yindi ntuzabiha agaciro ibyo rero ntabwo nabyirengagije ariko nabyo hari icyo numvisemo
nkimara kumva ibi rero njye nafashe umwanzuro wo gukora iki kiganiro muri ubu buryo, ari nayo mpamvu nanone kuba bari kuvuga cyane bwana Plaisir suko ari abasazi, suko ari abarwayi bo mu mutwe, ntabwo ari abantu bacanganyukiwe, ntabwo ari abantu babirose ngo umwe abirote n'undi abirote, hari ihene haba hari n'ikiziriko kandi hacumba umwotsi haba hari umuriro. Ubwo nibyo bintu ngiye kukubaza, niyo mfite nimero ye rero nanone. Ubwo ugiye kuvuga ngo ugiye kuba nk'abandi bo kuvuga ngo nta nduru ivugira ubusa ku gasozi, gusa kugeza ubu ngubu uwo ni umugani wa gatatu wongeyeho, nari maze guca ibiri. Gusa njyewe muri ibi bintu bya Vitali nta kintu na kimwe nshinja Plaisir. Njye sinya nshinja umuntu, nta kintu na kimwe mushinja, kuko nta ruhari na rumwe cyangwa se nta kimenyetso na kimwe njyewe ubwanjye mfite uri gusesengura ibi bintu cyerekana ko Plaisir hari uruhari yaba yaragize. Kuba yari afitanye ubushuti n'umugore wa Vitali cyangwa se na Vitali, ibyo ntabwo bihagije byo kumva ko yaba yaragize uruhari mu kumusenyera. Gusa nabone nimba abantu bari kubinuganuga, nimba atari za ntambara bivuga ngo hari izo duhura nazo turwana nazo, cyane cyane ko buri muntu wese agira intambara ze, hari igihe bakuvuga ugaseba, ariko ari Imana igira ngo ikunyuze mu bikomeye kugira ngo ukomeze ukomere mu byo urimo, kuko nta muntu utavuga kuri social media, kandi ntabwo abantu bose ariko bavugwa, ariko biba ari ukuri. Tugira abantu bafungwa barengana, ubutabera bukazabarenganura bakababera. Iyi kiganiro turi gukora ni ikiganiro nkuru kirimo amakuru, ariko ntabwo inkuru turi kuyikora kuri aba bantu, ahubwo turi gukora abari kubivuga, turi gukora ku nkuru. Ahubwo niyo mpamvu rero nanjye ugiye guhamagara Plaisir kuba ari ukuri, gusa njye nikoreye ubushakashatsi bwanjye, ahubwo uri kuvuga ati ko biri kuvugwa n'abantu benshi. None niba biri kuvugwa n'abantu benshi, njye ndinde wo kutabaza nyir'ubwite, ariko ntabwo bavuga ngo njye ndinde wo kutabyemeza. Ntabwo ndinde wo kutabyemeza, ntabyo nemeje, ahubwo niyo mpamvu mfashe umwanzuro utagayitse nanone wo kuhamagara nyir'ubwite. Nawe ntago agufata, nagufata nawe ubwo telefone mwarayiguranye se? Telefone ye uyitangamo oda, amakomande, buto zayo ni wowe uzimonitaringa. Mbere yo gukora izi nkuru twarahamagaye, twaracutse. Uburenganzira bwanjye, telefone yanjye ndimo ndayikoresha ibyo nshaka, akamuhamagaye numve. Yavuyeho, ariko nyuma y'amasegonda make umuntu ashobora kongera, kuko burya umuntu atekereza ko ashobora kuba atayiri iruhande, ariko mu gihe ataradufata, Plaisir ngo nawe twumve, naza kudufata ikibazo tumubaza ni ikihe? Plaisir yego, njye ngamije kumubaza ibi bintu biri kumuvugwaho se. Yego, akubwira ko ari intambara, akubwira ati nta mwumvaho ni intambara. Ibi bintu biri kumuvugwaho yabyumvise nawe, kuko nta kintu arabivugaho kuri channel ye, kuko afite na channel nini, kandi yagombye kuba abifite kubivugaho, kuko iyo hadutse icyo bita crisis mu kigo runaka, haba hagombaho kuba icyo bita nanone crisis management na team yabyo. Nyir'ubwite ashobora kwihagurukira agahangara n'iyo crise mu buryo bwa, ariko ari n'igihe yabyihorera mu buryo bwa gusa ibintu biri kugaragara, kuko nibiba bigamije. Ubundi sinzi ikibazo kiri kuri Plaisir, nta crise buri ngaruka, ikibazo kiri kumuvugwaho, ibyumvishe biri kumuvugwaho ni ibihe, kugira ugira uburyo bihuza n'ibi bya Vitali. Nawe nkuko wavuze ko bafitanye ubucuti bwihariye n'umugore wa Vitali, ntabwo ryari ikosa, ariko biri kurenga ibyo, bakavuga ko ari we usenya uru rugo. Arusenye gute mu buye buryo? Wabyumvise kandi nawe bifitemo amakuru. Ubwo ndagira ngo izo ntuza ziri kuvugwa, ibiri kuvugwa ni ibihe? Hari kuvugwa ko yaba yaramwongore akamubwira ati va kwa Vitali, hari kuvugwa ko hari ubundi buryo wenda baba babanye bararyamana. Ikosa riri ku muvandimwe ntiriye. Nabyumviye henshi hatandukanye, baravugamo ngo kuba yaragiye ngamuha amafaranga kuri telefone kandi yaramaze kugera mu rugo rw'undi mugabo. Ibyo birasanzwe, nigeza ko bitase. Inshuti yawe
mubana mu buryo bwo ari bwo bwose bwo gufashanya icyo nta kibazo kirimo. Ariko nanone ku mugore ufite umugabo burya undi mugabo ari kumuha amafaranga bo aho naho harimo tena gusa biterwa n'ukuntu umugore n'umugabo babaye. Hari iyindi cano nigeze kumva ikororaho uriya muhungu uvuga menshi ninde Jihadi avuga buryo ki ngo bari mu gikorwa cyo kubaka urugo n'umugabo we akaza kururwa n'amarangamutima akirahira irindi zina bashatse kugaragaza nkaho nanone ari Plaisir. Ibyo ngibyo bikaba bishobora kuganisha kuko nawe baragiranaga amabanga atandukanye ashingiye kuri konje ngo hari develope yari ari mu gikorwa cyo kubaka urugo yanezerwa akirahira akavuga ati ye urakoze kanaka. uwo bashatse kuvuga nta wundi abagabo bahora n'ibintu byinshi. Ibyo rero hari umuntu wanyandikira arambwira ati sha gakiri byingo urabivuga ute shaka utabizi tunurugera uzaruba rurugezemo. Ibyo rero bihuje ariko ntago ingo zose ariko bihuje n'amagambo ari muri iki kiganiro cyo ku ya 30 z'ukwa 7 2022 cyahawe Bwana Vitali kuri chano ya Zaburishya. Numvamo akabaso ngewe muri analize zanjye numvamo ko hari ubutumwa yagombaga kuba yakira wenda atadekoze neza ibyo bita kudekoda message uracyumva atafinduye niyo mpamvu rero ngiye mfashe umwanya wo guhamagara Plaisir nubwo atamfashe ngiye kugerageza andi mahirwe waze ibiri kukuvugwaho urumva yabyemera bifitanye nawe banza wisubize bibaye ari ibyo ntabwo nzi ngo yabyemera cyangwa se ntabwo yabyemera hano n'uburenganzira bwo kunsubiza icyo ashaka bibaye ari ibyo ntiyabyemera bibaye ari kubeshyera n'ubundi mbonye igihari nimba ari we ni umugabo yigaye kuko nawe afite umugore nimba atari we kandi Imana imworohereza njye nicyo kintu navuga nimba atari we ari mu ntambara nahagarare nk'umurokora zirwane nimba ari we kandi nagiye mbona abantu benshi babizi neza bajya muri comment badufashe kuko hari bura comment zirafasha. Hari umuntu ukubwira ati ngewe mbazi ibi byagenze gutya nagiye mbona ama comment avuga ati amugarukaho ariko nanone nyine ibyo ntiwabishingiraho irongera iracika bivuze ngo ntabwo ahugutse nahuguka ubwo ngubwo tuzavugana reka turebe ibintu bibaye ari ibyo biri nshobora kugarukira aho ngaho ngo numve ngo bavuze ibi bintu bibaye ari ibyo biri kumuvugwaho. First of all ni umurokore ni umuramyi ni umuvugabutumwa ni intangarugero by the way yakoze ibikorwa byinshi afite ivugabutumwa rinini kuri chano ye ni mu macano manini hano mu Rwanda kandi nanjye rwose mbona anyuraho ibintu biri gospel byubaka afite n'inshingano mu itorero bibaye ari byo urumva ko byakangiza cyane cyane ivugabutumwa muri ADPR bifite igice byakangiza bifite abantu bavuga ati kumbi se ngewe ndanga kubikora kabarokore nabo babikora bibaye ari byo byasenya ariko byasenya kurushaho kuko byasenya abakristo bigasenya n'abapagani. Umupagani wari mu nzira yo gukizwa yavuga ati ndajya hese simbona babirimo nabo n'ubundi birirwa basambana basenya ingo z'abandi. First of all harimo icyaha ku mukristo ku muntu w'umukristo ukijijwe cy'ubusambanyi. Icya kabiri harimo icyaha cyo guca umugore wawe inyuma mwasezeranye no kumuteza akababaro intimba y'umutima. Icya gatatu hari icyaha ku yindi side ubabaje undi muntu w'umugabo mugenzi wawe si umukobwa wenda uraho udafite sheri udafite umuntu uri kubabaza ku yindi side umuntu w'umugabo mugenzi wawe ibyo uri kumukora si byiza kuko nawe ndakeka ko umuntu akwinjiriye urugo nibwo wajya wakumva akababara. Icya kane harimo ni ibyaha by'uko utandukanyije abantu bari babanye bari kubaka wegera umugore n'umugabo bari baremeranyije kuzatandukanywa n'urugo yego bari kubaka umuryango zandahiro barahiye bameze utya haba imbere y'Imana haba n'imbere ya gitifu
urazishe uteje ibibazo amakimbirane mu muryango uvuga ngo icyo nacyo ni ikosa ririmo ibyo bintu byose rero bihari bibaye ari ukuri urumva umuvandimwe ikintu kibi yaba akoze cyaba kiremereye bibaye bidahari rero bibaye atari ukuri koko dore Imana nireba mu mitima yacu nimba atari ukuri icyo navuga ni uko Imana imworohereza kuko ntago ari mu bihe komeye. Hanyuma rero Plaisir mu bantu bakurikirana ibiganiro atanga nagerageje no kujya hasi muri comment muri bya bitekerezo mu bwisanzure bw'abasomyi n'abakurikira nyine n'abareba ngerageza kureba bimwe mu bitekerezo byatanzwe ariko bijyanishwa n'iki kibazo. Nahereye urabona hagenda haza amazina y'impine bimeze nka email uwitwa Eugenie w'ibihumbi 2200 yanditse ati Plaisir Kabaza ntutizera ibyo abwirwara ngo witeguye rero imvura izagwa mu rugo rwawe abasesenguzi ngaho. Aka kantu kahise gahura nako yamubajije koko ikibazo aramubaza ati hari umuntu wagize atya guha impano y'umutaka ati iriya mpano y'umutaka aho ngaho ni mu kibazo kiri muri iki kiganiro iriya mpano y'umutaka wamenye iki isobanuye. Vital abaza ubwonko aravuga ati mu by'ukuri nagerageje kwisobanurira nanjye nayitekerejeho ariko ngerageza kuyiha igisobanuro numva ko ndi munsi y'ijuru kandi imvura izagwa mu rugo rwanjye bityo ko mutaka uzankingira imvura yagaragazaga ntabwo ari imvura nkingiye yego ni imvura y'ibibazo imvura y'ibizazane imvura y'ibiruhanya bishaka gusenya urugo rwe uwo mutaka rero ngo uzabakingire iyo miyaga y'ishuheri. Urabyumva? Ntabwo rega urugo ari paradizo. Ntabwo umuntu aba ibintu byose. Noneho uwitwa Korowe Karara ahita amusubiza ati se ntuzi se ko bavuga ko ko Plaisir ari we warusenye umugore ngo yataye umugore ngo yataye umugabo Vital. Undi witwa Genevieve Nyiransabimana undi witwa Genevieve Nyiransabimana arandika ati Vital komeza usenge muri iyi minsi isigaye kuko ibiguhiga birahari ntaho birajya kandi nanjye ndagusengera uzarurangize amahoro urwo rugendo urwo mu busore. Yego bishatse kongeraho iki urugamba yavugaga iyo comment yanditse Vital yamaze gutandukana n'umugore umugore yagiye birashoboka oya ntabwo bakavanya ahubwo ni ya mbere yagenera mu kiganiro urwo mu busore uzarusoza amahoro. Undi witwa Ishimwe n'imibare ikurikiraho arandika ati urumva ukuntu Plaisir ari kumunanira nkaho yarazikata ubwo ibi byo babyanditse nyuma yuko ikibazo cyatangiye ku breaking. Uwitwa Henry Damas aravuga ati uzi ko ibyo bibazo wamuhataga wagira ngo wari ubizi neza ko ariko bizagenda ubu nta kintu wari ubiziho ashyiraho utuntu tw'amarira tu emoji. Uwitwa Icakanzu Marcy arandika ati Plaisir yari yakubwiriyemo disi nuko utabyumvise nukuri gusa ndababaye pe Plaisir niba ari wowe koko usenyeye Vital sha umutima uzahora kurya mpaka kandi ibyo biba nibyo uzasarura kuko ndumiwe disi. uwo nundi reka tunyarukire kuri kuwitwa Rwanda Natural Hair ngo ni umusatsi uri naturel. Ibyo ni ibitekerezo by'abantu badukurikiye yego bari ku kiganiro Plaisir yagiranye na Vital mbere yuko y'ubukwe mbere y'ubukwe ariko bagendeye ku kurera amakuru nanone yamaze ku breaking ariko bumvise bya bibazo nanjye nibajijeho. Aravuga ati uzi ko nanjye numiwe ukuntu yamubwiye ngo bazamumutwara araseka ati none ni umutwaye uyu warabihamya. Hanyuma uwitwa Imani Cakanzu Marcelle aravuga ati urumva ukuntu ahubwo yivuyemo kare Vital ntiyamenya ibyo ari byo ati buretse Imana irakwanika Plaisir kandi pe niba uzi ko wahemutse itegure
niba uzi ko wahemutse itegure tukote kuko ntawe ukeza abami babiri nta soni umuntu twabonaga witwikiriye uruhu rw'intama naho urisega. Icyo ni igitekerezo cye. Ataha mbabarira wancumuje Plaisir, nge nabonaga waba inyangamugayo ariko gusenya urugo rwa mugenzi wawe nkurikije uko ndi kubyumva aha nawe iragutwikurura pe vuba kandi kuko guhemuka si byiza. Undi witwa Marie 72-73 arandika ati reka nanjye reka namwe ntimukihutire guca imanza sibyo z'ibyo mudahagazeho. Wenda wasanga ari ikiganiro bakoranye bagenderaho bamusebya n'uwo Vitali akabyitwaza nkana kubera icyo kiganiro. Ibyo nibyo bitekerezo nabashije. Ibyo ni ibitekerezo ngira ngo reka tujye tuvugisha ukuri. Tujye tuvugisha ukuri kuduhe. Mu by'ukuri abantu bajya muri comment nabo bavugisha ibintu nyine amarangamutima y'ibyo baba babonye. Yego. Ikindi Plaisir se apfiki n'abantu. Ku buryo Plaisir apfiki n'abantu ku buryo turebe nimba hari icyo bari basanga bapfa nimba ari beef afitanye n'abantu ku buryo ari we abanyamakuru ni benshi abavuga butumwa ni benshi ariko niwe uri kugarukaho. Sinzi nimba hari beef yarafitanye na Vitali ku buryo byahita byuririrwaho bikaba ikibazo. Ariko nanone no kuba nanone abantu bose bari kuza bamuvugaho. Reka aho hantu tubanze naho tuhashyire question mark. Nigeze kuvuga ngo ntibarwaye nta kibazo bafite mu mutwe nsabasazi rwose. Kuko nabwo ntitukavuge ngo abantu bari kuvuga ibyo batazi. Kuri ibi bintu hari abantu babitse ubwino. Hari abantu bafite ukuri. Bazaza kuvuga. Uko kuri gushobora kujya hanze ugasanga koko niga cyangwa se Plaisir yarabeshyewe. Gushobora no kuzana ubwino hanze noneho bwa nyabwo. Hahandi bavuga ngo Imana ingisize umuntu hanze. Bikagaragara ko yahemutse. Bikagaragara ko yasenyeye mugenzi we. Ariko ubu ngubu ibyo turi kuvuga ni ibiri imihanda. Ibi ni ibintu biri imihanda kandi ibintu biri ku mihanda nyine biri kuvugwa biravugwa. Ariko izo ziravugwa zose ziri kuba kandi zikagera zivugwa n'abantu batandukanye. Aho naho hajya akabazo. Umuvandimwe ngiye ni inshuti yanjye rwose niyo mpamvu ndi kuvuga ngo kubera ko nta fact n'imwe mfite ntigeze mufata. Byinshi biri kuvugwa ndetse na nyuma y'uko umugore avuye kwa Vitali Diane binavugwa ko bakomeje n'ubundi bwa bushuti bwabo. Bakomeje of course kandi nta nubwo yari kubura kumuba hafi. Nimba Plaisir yarabaye hafi umugore wa Vitali akimara kuva kwa Vitali. Ibyo sinabibona nk'ikibazo. Ko yaramaze gusenya ari mu bihe bitamworoheye. Yagombaga kumuba hafi yamara kumuba hafi bikaba ngombwa ko nimba nyine yari yemeje kumuba hafi bikaba ngombwa ko amuhumuriza akambwira ati humura bizagenda neza. Murabizi nyine uko umugabo ahumuriza umugore. Ariko ujya muhumuriza nyine. Ariko icyo guhumuriza umugore w'abandi burya ushobora kumuhumuriza ukamuhumuriza akarira. Bikarangira umuhumurije nyine. Byose bya bintu numvise ngo by'ababesto n'ababesto wimbwira bya bintu ko numva bishatse wimbwira njyewe menya ariyo mpamvu mba nanafite ubwoba bwo kugira gute ukurongora kuko sheri wanjye izo besto banzu zisezere hakiri kare tuzahure nta bintu by'ababesto birimo rwose umeze neza ibintu by'ababesto friend ngo ni inshuti yanjye ngo nta kibazo. Ariko nanone ibintu byagiye bigaragara nuko uriya mwana w'umukobwa reka tujye tuvuga ibintu nubwo turi gukomeza tuvuga ngo barasenye mani ntiduce ibintu ku ruhande. Diane nawe nyine yabaye okay navuga ko ari ubuhemu n'ubugome. Ku ruhande rwa Diane rega nawe nitumubare nk'umwana mwiza. Festival agaciro y'amagambo ya Vitali mu rusengero. Yego. Yakomeje kugira friendship n'ababesto. Even ari mu rugo. Chat, call, utuntu twinshi. Bitarabitse ibintu byinshi rega atajya atavuga. Adashobora no kuza kuvuga. Twa tu message, twa tu emoji.
turiho utuntu dutukura ukabona nk'umuntu arakoresha izi message ni izanjye uhererezwa umukobwa ariko n'urugero wenda nk'umugore wawe nk'ubu ngubu mubana mumaze imyaka almost 8 nimba ntabeshya 8 hafi aho iranarenga yego reka tubafatira 9 8 iteka dukomeze iyo myaka Imana ikubakire rwose naho abana b'abantu bo bazana amashoka baje gusenyiza abandi Imana ibashyire ku karubandi bamamazi ibagira ibyapa umuntu ufasha umugore wawe message zirasenya ko zirasenya mw'abantu mwe ntago yo kuvuga ngo nta bintu birimo bipango dupanga ngo ni inshuti bisanzwe umuntu akoresheje message voice note ndagukumbuye uri mu rugo rwawe hari ubwo umuntu nyine reba right now umuntu yarashatse ufite ababesto mwaririmbanye abo mwakoranye abo mwiganye wenda tuvuge ko mwagiye mwanaryamanye reka tubivuge gutyo ahahiseho umuntu burya ntago aba ari ikibazo ahahiseho umuntu twese hari igihe umuntu aba yaranyuze mu bintu bitari byiza ubwo n'ubuhamya bw'umuntu ariko burya yo urongoye nindi page uba utaninze y'ubuzima bwawe ubugomba kurivinga bya bintu byose bibi inyuma ukavuga ngo mbisize hano inyuma ntangiye urundi rugendo mbaye mushya bitari ibyo yushatse kuguma muri bya bindi byawe reka kwirirwa winjira muri ubwo buzima reka umusore w'abandi yikomereze reka umukobwa w'abandi yikomereze wowe ubwawe ubwa ati ndacyaryoshya ndacyakunze runaka ubuzima mbanyemo na besto buracyandyoheye ubuzima bwo kugenda ku mazi bwo gusohoka buracyandyoheye ikintu kimbabaza buriya nk'ibi bintu impamvu binababaje birimo n'inkuru bibaye ku barokora bakobwa bambara amajipo maremare umukobwa nta ntegeze uzi umukobwa bundi tuba tuzi ko niyo bavuze ngo umukobwa w'umurokorimba muri korari physical appearance yo tumurebye tubona ni rwo rugero rw'isugi ushobora gutanga ndi kuvuga ngo twe tujudginze nk'abantu buri kuno turebera inyuma nuko bibara y'umubonye oya wivuga uko mbibara twese niko tubibara muri societe umukobwa ufite naturere umukobwa utisiga ugize ute turebye n'amaso iyo bakubaje ninde muntu witonda hano muri no karitsiyo ni rwo rugero rwiza tuba dufite ariko bya bijipo birebire bigera hano abahungu baririmbana usanga baratangiye kubuyebeyura kera wa mwana muturanye wambara akajipo kagufi ninda yo muri karitsiyo puriya ninda yurazatwara inda uriya yananiye iwabo bitewe n'uburyo kwa kundi nyine ndi kukubwira muri societe yacu birebire byabikanzu byabijipo birebire atwihishemo yinjiramo mbere iyo muri haba harahiye kera niyo mpamvu ibyo by'amateka ndakumenyesha ko iyo myumvire maze nk'imyaka nka 15 kubera ko ufite experience kuko bibaye ari ibyo abakobwa b'abasilamu ntiwababona yego ntabwo ubwo tuba turi kuvuga wa muntu wagerageza kwambara bakikwiza ndetse iyo ari ngombwa n'ifesi barayikwiza buriya biravuga ko intege umutwe w'umukobwa w'umusilamukazi uba ugomba kubonwa n'umugabo we niyo mpamvu ubona kuriya ariko hari igihe usanga ababibeyura barabaye nka tapendigo ukoze bigendera turi ku musozo ikintu cyo gihari impamvu nanivuze ngo bibaye inkuru gutyo ongeye gusoreza kuri ako kantu bibaye inkuru kuko bibaye ku murokore witondaga uvuka mu idini papa we na mama we ni abadiakoni ikindi bintu ubwo biri kuba nubwo bimeze gutya harimo n'imitego niyo mpamvu abantu basenga mukomeze musengere Vitali nyine ntago urugamba rwe rurakomeye urugamba si urw'uko umugore yagiye birasanzwe n'undi umugore yagenda biranashoboka umugore yaguta umugore wamuta umugore gutandukana n'umugabo nta nkuru birimo habwe inkuru ni impamvu kubera iki batandukanye bigenze ute impamvu ihari Vitali wenda yamuhohoteye umugabo yahojeje umugore ku nkeke ngira ngo ibi bintu mpamagarwa bwa mbere umuntu ari kubimbwira nubwo nari mbizi yarambwiye ati mwene wanyu Vitali umugore yaragiye kandi baravuga ko ngo Vitali ngo yasindaga akamukubita ntumva ibintu biri kujya muri nyine bwe niko kubwira niko harimo gusebanya harimo gusebya umuvandimwe Vitali ntaga anywa inzoga ntaga anywa inzoga igihe cyose muzi igihe tumaranye wena namutangira ubuhamya bw'uko ibindi umuntu burya bari mugani wawe ariko kubiri myitwarire yo kunywa inzoga ibiki
ntayo muziho, ndakeka ko n'abandi bantu bamuzi bahafiye ntabyo bamuziho, ariko urumva ko bivuze ko umugore yagiye ko yasindaga akamukubita. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, hari gutega imitego yo kujya gucyura. uwo ni mutego kirero, umutego wo kujya gucyura umugore. Ntago Vitali agomba kujya gucyura, ari Vitali yahamagawe kujya ku rusengero kugira ngo bamuhuze n'umugore. Kandi ntabwo bino bintu ukuntu bimeze, Vitali ntabwo ubwo ashobora kwifata wenyine ngo ajye ku rusengero guhura n'umugore ngo babumve. Hakenewe pari, hakenewe marene. Se parene Pari wa Vitali ntabwo muzi, ariko urumva naramubonye, twari turi kumwe n'umugabo w'umugentleman umeze neza cyane. Yego. Hakenewe marene, iyo ni timu ya mbere. Timu ya kabiri, hakenewe ababyeyi ba Diane, ababyeyi ba Vitali. Abo bonyine bakabanza bagahura. Hakenewe ko mbere yuko bibi by'urusengero. Yego. Hakenewe ko Diane agomba kubanza gusubizamo ziriya mpeta, ko nta wazimwambuye. Yego. Kuko Vitali ntago azajya gucyura Diane atambaye impeta, yarazisize azimujugunyiye mu gihe kandi yaragiye mu cyuho cy'igihe yaratari mu rugo. Yego. Mu gihe uwo pasiteri uri gushaka kubahuza ni wowe bambitse za mpeta. Arabahuza ute atambaye za mpeta? Aramubwira ko yazisize he? Arongera zimusubizemo hehe? Azikura hehe yo? First of all, bigomba kubanza kuba mu muryango. Niyo mpamvu ibyo bintu umuryango akavuga ati rwose narashutswe byagenze gutya garurama. Ariko ku rundi ruhande abantu bari kuvuga ati ni bibe byiza birangire, buri wese akomeze iye nzira. Kuko nanone harimo tena ashobora kujya guhura nabo nta wundi muntu uhari, agakorerwa raporo. Raporo yuko wenda nimba huye na Sebuka na nyirabukwe yateza akaduruvayo imbere y'ababyeyi. Iyo raporo ishobora gukorwa n'abadiakoni. Umushaka ni pasiteri. Pasiteri ntago ashobora nimba pasiteri ashyigikiye ko basubirana, yagakwiye kubanza kuganiriza. Ubundi Edayeri nimba ababyeyi barabigezemo uruhari mu myemerere n'imiyoboro ya ADPR, bagakwiye kuba baratenzwe, barahagaritswe, kuko bagezemo uruhare gusenyuka mu rugo rw'umwana wabo. Bagakwiye kuba barahagaritswe ku mirimo y'itorero. Ababyeyi yego ba Diane bagakwiye kuba barahagaritswe. Kuba bakiriho rero ni bwa bushuti cyangwa se ni bwa buryo babanye n'ubuyobozi bw'itorero. Numvise Claude avuga ati ni gute umubyeyi abona umwana aje akamara amezi aya yose amaze gushira hajya nane ataramenya ngo niki gikuye umwana mu rugo, atarahura n'umukwe we, kandi raporo barayikoze, kandi baravuganye, kubera ko bagiye bavuga ngo yaramukubitaga. Erega harimo ntuza ko yamukubitaga. Ubuyobozi gukubitwa no guhoza ku yego, ibyo biba bisaba kuba bifitiwe raporo z'umudugudu batuyemo. Ariko muri raporo Vitali ni yahamagaye mama w'umukobwa, aramubwira ati koko Diane yaje basi hari na kagumuna gatoya akwereka, cyangwa hari uburyo akubwira umubyeyi ati reka ibyo nta bihari. Hari n'akandi kantu numvise gateye n'isoni, numvise Claude avuga ngo President yamubwiye mu ijwi rye bwite. Yego. Nta kigenda ngo kuri nyirabukwe ngo Vitali hari ukuntu ntago ngiye mbisubira ibyo gito. Yise nyirabukwe umuntu ukora ibintu bidasobanutse. Ubwo wenda maybe yaragiye ibyo nyibyo ndabyiye. Yaragendeye ko yaje mu rugo mbo atamuko atabize mbo, ariko birashoboka ko wenda yaraje kwirebera umwana wamukumbuye. Ibintu bidasobanutse nka bya bindi byabaye kuri ba bantu bagiye kuyagira abahariya mu majyaruguru kwa Donati. Warabyumvise nabwo ibyo byo nta muntu uri bubitore. Gusa ikosa ririmo hano n'abantu, nimba koko hari umuntu ushobora kuba yaragiye mu matwi apare y'ababyeyi. Ababyeyi wenda nimba barakuyemo umwana, nimba koko barakuyeyo umwana wabo kwa Vitali, kuno ko bivuga nta nubwo umwana yifatiye umwanzuro ngo agende. Nimba ari ababyeyi baje kumukurayo, ababyeyi b'umwana ubwo baramukunze. Ndibuka ko wanatubwiye ko ubushize ko na murumuna we yabanje kuza. Hari byavuzwe ngo Vitali yaguriraga umwambaro umugore akawubona na murumuna we, akawubona na murumuna w'umugore. Ibyo ngibyo rero
wenda batabivuganye arega ibi bintu hari n'abandi bintu ngira ngo abantu bagiye muri anniversaire Vitali yayimukoreye nabo hari akandi kantu kadasanzwe babonye ngira ngo sinzi ubwashize nimba narabivuze agaki kadasanzwe urumva yamufite anniversaire bari ibyishimo kandi umugabo wawe yakoze buri kimwe azahamagara inshuti ze hamagara n'inshuti zawe umwanya wo kuvuga ijambo ugeze wa Vitali Diane yavuze ibintu nabyo byatunguye abantu benshi wari uhari ntago nari impari wabyumvise hari abari bahari benshi ibyo ni barabizi umuntu wese wari uhari arabizi ngira ngo ntabwo nabitoye kandi sinabyimagine yaravuze ngo nyine urumva yagombaga kuvuga yaravuze ngo mwakoze ngo ariko ngo ntabwo byagenze neza ngo hari inshuti yanjye idahari iyo ninde nta muntu yizi ubwo ni umubesto we kuki se abantu babyumvise gutyo kuki itaba inshuti y'umuntu hari inshuti idahari ariko kameme ibyo ntabwo ari ibintu wafatira ijambo wicaye mu rugo iwawe hari abashyitsi inshuti idahari hari umugabo wawe hari indi nshuti ufite idahari hari indi nshuti biri close yawe uretse umugabo wawe ngira ngo ibyo ni byinshi bizagenda bijya hanze wenda tugana no ku musozo hari ibintu byinshi cyane bizagenda bijya hanze ngira ngo Vitali we nyir'ubwite nje nta nubwo namukonsi yakuza kuri social media dusoza ndakubaza ikibazo inkuru ni iki kuri wowe inkuru ni iki iyi ngiyi inkuru ni iki inkuru ari iyi inkuru ni iki kuri wowe inkuru yari yo yose se yego inkuru ni ibiturimo nyine ni utagendeye kuri ibiturimo inkuru wowe yiyumvise uba wumva ari iki inkuru ni iki inkuru ivugwa ku muntu se cyangwa inkuru yari yo yose iyi inkuru ikwiriye gukurikiranwa ni iki inkuru ikwiriye gukurikiranwa niba ni igomba kuba ifite igomba kuba irimo inyigisho ikindi inkuru igomba kuba ifite ikiri bukosore nyine muri society n'uyitanga cyangwa se nyiri kuyivuga igira icyo ifasha abantu ikindi inkuru ishobora no kuruhora abantu mu mutwe igomba kwigisha abantu umuntu ashobora no kuyumva akagira ikintu akuramo kandi gishobora kumufasha mu buzima bwe haba kwishima haba ndetse no kugukosora haba no kugufasha mu rugendo rw'ubuzima bwawe nyine ikavuga ati hari ikintu nasomye hari ikintu numvishe cyabaye kuri runaka reka nitware gutya nanjye ntazahura nacyo cyangwa se reka nkigendereho kizangiza kuri ibi inkuru rero kandi wenda wibagiwe urakoze cyane uri umuhanga uzimuka akandi wibagiwe nuko inkuru igomba kuhora iteka idasanzwe inkuru iri kuvugwa kuri aba bagabo birasanzwe ibi bintu ku ruhande rumwe birasanzwe abantu baratandukana abantu barasenya ahubwo ikidasanzwe batandukanye gute byatewe n'iki ubu niho harimo ikintu kidasanzwe abantu bagomba gusobanukirwa yego kuko gutandukana bashakanye baratandukana n'abamara amezi abiri hari n'ugerayo rwose agahita avuga ati wapi biranze kandi noneho aba bantu akaba bari kuvugwaho iyi nkuru turi gukurikirana kubera yuko bari public figure cyangwa se bari figure publique barangamirwa na rubanda kandi bigisha rubanda yego wamaze kugira icyo uvuga kuri ku babyeyi ba Diane Rwaka n'aba Vitali ntihinyurwa kuko ikibazo ni mu muryango ubu ngubu ndetse ubwo na Diane wamuvuzeho ndetse ubwo na ntihinyurwa wamuvuze ariko ndashaka precision nk'abanyamakuru aba bagenzi bacu aya makuru bakomeze bayatsimbarareho mu mitima yabo cyangwa bayatangariza abanyarwanda mu buryo buri wese yahisemo kuyatangaza nk'uko nabo bayaka abandi mu kazi kabo ka buri munsi bakora iyi nkuru ya Vitali ngiye nyimenya n'ubundi nzi ko bizaturika ugenda uvuga kuri buri umwe yego abivuge nk'uko yaka abandi amakuru yisobanure cyangwa nta mpamvu afite yo kubyisobanura first of all ndahera kuri Vitali Vitali iyi nkuru nk'uko n'ubundi njyewe nkiyumva naravugaga n'ubundi uko bizagenda kose numvaga ko noneho n'impanuka yatoje niba ndavuga nti ibi bintu byatoje n'ibivamo ibintu bya Vitali nibyo bizahita bikurikira
nzi ibi nari mbizi neza ari n'abantu nagiye mbibwira abo twari tubiziranyeho tuzi ko tubibitse igihe bagati ibi bintu bya Vitali bizakurikira kuko byari byaratangiye kugenda binungwa ukumva umuntu arabikubwiye azi ko ari inkuru nshya ariko gasanga wari usanzwe ubizi ugifite kuri Vitali njyewe ikintu wenda ntabwo kuza kuri social media ubu ntabwo nabimukonse ariko byibuze namara gutuza ashobora kunyura kuri channel ye akaganiriza abantu ashatse akanakora live akababwira urugendo rw'ubuzima mbona noneho rw'ubuzima bw'urushako ubwo ni rwa rugendo rwe rwo kuva atereta amenyana na Diane aho byagiye biryoha naho hagiye haza mu cyangwa se amakoro tragedy hagiye hazamwe ibintu by'umubabaro n'ibiki n'ibintu bitari byiza cyane ngira ngo aho hantu hose ibyo nabitekerezaho wenda yaramaze gutuza yarasize yaramenya ahantu ubuzima bwe buri kwerekeza nimba bugiye kumwerekeza gukomeza umurongo wenyine ayo nama hitamo wenda no gusenga Imana ikazamuha yerekwa ryiza mugani wa babandi cyangwa se nimba koko azavuga ati gusenya si byiza ngomba gusubirana na Diane wanjye tukubaka aho ni ku ruhande rwa Vitali ku ruhande noneho Diane Rwande nagusabye ku ruhande kuko abandi babavuze ku ruhande ahubwo rwa President ku ruhande rwa President rero President rero nawe nk'umuntu ufite platform ashobora kuza ntabwo bino ari ukwiregura ahubwo ni ugutanga ukuri kuko ntago azaba ari press conference nta n'umuntu uzaba uri kumumbaza ngo none ko ashobora no kuzazana wagatanga statement ye uburyo byumva akavuga ati ngewe ibintu abantu bari kuvuga ntaho mpuriye nabyo uyu muntu abantu bari kuvuga ni inshuti yanjye tubanye gutya nugukuraho urujijo mbona nawe ubwe mu rwego rwo kwanga ko kuko nje nshobora kumubaza ibiganiro nkajya nzanamo ibindi bintu nakora ikiganiro niyo cyaba cy'amasaha 2 hagishyiriko abantu basobanukirwa wasanga beshyerwa turi kubivuga gutya kubera ko hari abantu wenda bamugendaho bamwanga badashaka gukomeza gukora ivuga butumwa binyuze kuri Zaburi bari kubikora natabivuga abantu baramuvugira ibiri byo cyangwa se bitari byo bitewe n'amakuru bafite mbona rero kugira ngo abantu baze kuvuga ibintu bitari byo akwiriye kuza gutanga amakuru akwiriye gufata umwanya nawe akabishyira ku muntu akavuga ati kuno kwica izina ryanjye muri kwanjye izina ryanjye kandi ariko bimeze kuko tujya tubona umuntu umwe akaza muri social media akavuga side imwe tukavuga ati ko wagowe mbega umugome abantu bagiye babibona twagiye dufata reka ngoye nk'urugero twafashe ibiganiro bya Mama Charlene ubuhamya bwe aravuga abantu bose twumva twanze Papa Charlene ahaziye Papa Charlene ahaziye nta bintu byinshi yakoze numva ntabwo yakoze ibiganiro wenda ngazenguruke anamari n'igihe yaje rimwe yagira agasezo ke aravuga ananavugana ubwenge bwinshi cyane kuko ntago yigeze wenda yinjira cyane mu bintu bitari bidafite wenda ko ngo bishaka gukomeretsa umuntu bashakanye ibaza ibiganiro yakoze rero sasa wabonye abantu bose bahise bamugarukira ko yari yaratubeshye ko yari yaravuze ibi ko yari yaravuze urumva niko nibi bimeze nk'ubu dushaka kuvuga ngo President yakoze ibi niwe wakoze ibi niwe wakoze ibi yaza kuvuga tukavuga ati yo kumbi bari bamubeshye nawe afite guha abantu kuri rero ntanabiti byo kuvuga ngo kuza kwisobanura bigera why not utaza ngo ubwira abantu ati inshuti za Zaburi nshya Imana ibaho umugisha cyane ngere ndagira ngo amagambo ari kuvuga hirya no hino kuko ibi bintu uko biri kuvuga kuri uru ruhande birakomeza n'ubundi abantu nutaza kubisobanura bazagufata utyo bazakomeza kugufata nk'umugome kandi wenda urundi ruhande utariwe aya mahirwe rero nayagerageje ntabwo nayabonye muri iki kiganiro ubwo ndakomeza kuyagerageza cyangwa se na banyirubwite baze kumpamagara kuko byanze bikunze amakuru yo niko ateye ni nk'amazi iyo yimye inzira yishakira inzira ubwayo ni nk'intore makuru ntabwo wayakomera ngo byemere kandi iyo yishakiye inzira agenda mu isura yishakiye itari iyo abayavugwaho bashatse ko ayo makuru atangwa muri ubwo buryo wenda bahisemo ko atangazwa hari icyo bita press release bashobora nko kwandika akantu kanditswe
bakagatangariza itangazamakuru, kuko itangazamakuru ryo ntirihagarara gukora kubera yuko ba nyiri kuvugwa mu nkuru batashatse gutanga amakuru y'umwimerere cyangwa se nyirizina ari presi cyangwa se precise. Samu Gakire n'urugendo rwawe ndagushimiye cyane, urugendo online. Urakoze cyane Jerome Munyentwari, kandi ibigwi cyangwa se ITV Rwanda Imana ibaho umugisha cyane. N'ubu rega nanjye iyo umuntu ababaye cyangwa se iyo umuntu afite ibintu byinshi, iyo ndi kubaza umuntu simbona umwanya wo kuvuga nisanzuye, kandi wakoze cyane kumpa umwanya wo kuvuga, kuko ibi ni ibintu by'agaciro cyane kuba umpaye platform nkaza kubwira abanyarwanda nyine ibyo nanjye mba numvishe, ibyo bawumvise wegerageje. Hanyuma rero umugisha unyifurije tuwusangire. Amen. Biteka guhire. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire.